ubugome bwawe burarengeje wabonye duhunze uti sinshizwe utanga amafaranga ngo batumarireyo iyaturemye ikinga amaboko kugeza na n'ubu tukiriho umukwacumi ntwari turambuka ubonye dutambuka bya kigabo ufatiye Zayire ujya guhuruza ujya mu Bufaransa no mu Bubiligi ngo uti mu mabazungu ndarwokoye. Indirimbo gakondo bigenda neza kagira inkuru mba ngeze mu ndirimbo z'aba bagenzi bacu bo ku ruhande ziri hano hanze indirimbo zitari za gakondo nyigezemo nyitangira neza bigeze hagati biranga gakondo iravuga iti ndakubujije intwari ko buriya byaranze da intwari byaranze n'amashyengo nari mfite rwose ubiricyuye we data babawe katukabike. Yes, muraho neza nanone mwiriwe banyarwanda. Ikaze nanone ku Mutagara KTV iwawe imyidagaduro gakondo. Tubahaye ikaze twamenye ko mwamaze kudukunda kandi cyane bitarabaho. Ariko kandi ni mu rwongere mutugira inama. Tubahaye ikaze ku Mutagara KTV ni ibisanzwe n'umutaramyi wanyu. Nitwa Kamanzi nk'abarozera amakengo rwa mugenza n'umushumba w'urugamba. Uyu munsi nabazaniye ndahari cyane. Urahari cyane? Ndahari ko ntoroshyera. Ntabwo noroshye. Ngaho twibwire abanyarwanda. Twaje inkuru y'abahungu we iko yaba rugaragara mu mahina ye rudakangwa n'iminsi we imihigo iramugomba Ruhame niyo mazina kandi Ruhame ndi rugaragara ndi ngabo rwangarambe ingangare narahamye cyane narahabumba ntabwo noroshye ariko kantu ka cyane mwayiguye mu ikomorahe uwo murage nuwahe cyane ntwari cyane ntore cyane biki cyane urumva ijambo cyane nubwo ubyumva urumva ko ritoroshye ntabwo ryoroshye cyane iyo uvuze ijambo cyane ni ukugira ugikomeze nkuko izina ari Ruhame cyane none Rihame reka kubirya byoroshye buraho Ruhame niyo mazina yawe? Ruhame ntabwo ari amazina yanjye amazina yanjye nitwa Mugisha Josué ariko ninjiye mu byanjye nanjye mbuwabyo mpita mbibonera izina nitwa Ruhame cyane nzajya nkunda kongeraho Ruhame cyane iryo zina waribonye nka ryari? Mu butore ubundi ntabwo mbwinjiyemo vuba ahangaha mu butore nabwinjiyemo muri za 2014 gutyo uzigure muzehe cyangwa nibwo wari ukivuka? Oya ngo nari maze nk'igihe kinini nje ku isi niko kwinjira mu butore za 2000 aho ngaho nkubwiye mbizamo ndi umwana muto cyane muto pe kuruta uko nguko ariko ndi muto mbikuriramo mbibamo ariko nko mu myaka 5 ishize ngira umuhamirizo ndawukunda witwa Ruhame ndawuzi cyane iyo nkuhamiriza mba nawizihiye cyane bitarabaho numva ni n'izina ryumvikana rifite igituza gikomeye bitamera ko ndihitamo. Ruhame yavukiye he? Ruhame yakuriye he? Ruhame yize he? Kugira ngo turebe ko hari n'abafana b'Umutagara KTV badukurikira. Ntabwo tubita abafana gusa ahubwo n'abataramye b'umuryango w'Umutagara KTV iwawe imyidagaduro gakondo. Bumve ko wenda nkaho bize wahaciye. Njyewe nize mu kavukire yanjye ni Kigali. Umwana w'umujyi ni Kigali pe. Ni Kigali hagana he? Njye ntuye hano za Kabuga za Rusororo hafi aho. Mu mashuri yanjye
nize Saint Aloys hano i Rwamagana. Nize Saint Aloys naho matorezwa kuko ngo buriya nakomeje amashuri n'ubutore ndabukomeza. Naho nasoreje. Kontante se mwari muziranye? Kontante yabaye umutoza wawe? Kontante yabaye umutoza w'abakobwa, ariko urumva nari ndi mu itorero yatozaga ry'ikigo. Ayo babunani n'aba baseburiri bose bagezeyo. Rwamagana hariya rwose. Ruhame se Ruhame kugira ngo yinjire mu muziki, ubu ngubu twagutumiye, ufite impano nyinshi, ariko kuki wahisemo kwinjira mu muziki wa gakondo? Ufite impano nyinshi ushobora gukora, ushobora guhamiriza, ushobora cyane. Kuki wahisemo gukomeza impano y'ubuhanzi nyarwanda? Kuririmba nagiye kumenya ko naririmba, sinigeze ndirimba mu makorari iki. Warahamirizaga? Narahamirizaga gusa, ariko nkakunda kubona abantu baririmba, abantu bari kwizira baririmba bo ubwabo, nkumva hari ahantu biri kunkora. Ahantu biri kunkora nkajya mbegera, negera abantu b'abahanga, bitangira kunzamo ibyo ntari nzi ko nari mfite. Ndabyibuka natangiriye ku ndirimbo ya witabye Imana, umubyeyi Kamariza. Indirimbo ya Kamariza. Iyi naraye ndose. Nkayiririmba nkumva ngiye amarangamutima yanyishe. Ngaho nashiduka nsutse amarira bitewe n'uburyo imeze neza. Cyangwa ntawe wabaga warabutse umwana ukunda? Ko nari nkiri muto. Abato b'ubuse shaho. Nari nkiri muto rwose, nawe nari kubihera pa. Hari umugani uvuga ngo ribara umuto nk'umukuru wariraye. Abato b'ubu ngubu hari ababa barusha ubutore abakuru, hanyuma utangira umwuga wo kuririmba utyo. Yego, ngiye kuririmba nkatarama kuko ahanini nkunda kwicarana n'abantu baba baririmbye cyane. Mbere yuko dukomeza, ndagira ngo twakire abanyarwanda, tubaririmbire rwose, ubature umuhogo, ubanyure umutima, tubataramire byiza. Ruhame wa muhamirizo uzamuka no mwijwi cyane, maze wikunda amabega yanjye nyafore. Ufora amabega pe. Iye na marangaro yawe muceri muruza ngabo zimunga mwitaba induru, makombe yo kurwana meza ngo gira marangaro yawe. Yona marangaro yawe. Ndi rubambana ku makuza rwa nkubito, ndi ntwari y'inkubasi nkuka kwisibo, nk'inka kirasana nyesha umugabo umugambi we mu nzi nka witarikayo, ndi nyamibwa y'abatosi nkuka nkiri imihigo. Iyo twataramanye na Rwagitinywa, nk'uwo basingiza kuba ingenzi n'amararo yawe. Yona marangaro yawe. Impamo y'Imana, iyo ndirimbo ikabamo ibyivugo. Ibyivugo. Noneho hari ukuntu usanga abantu bazi indirimbo, wenda batari n'intore, ariko iyo umuntu yamenye iyi ndirimbo aba yamaze kuba intore pe. Ugasanga iyi ndirimbo arayizi, ariko arimo kubwira ngo nta kivugo na kimwe azi. Kandi iyi ndirimbo yujuje ibyivugo rwose. Utazi ikivugo iyi ndirimbo wayishaka rwose, y'amasamba, intore, ukayimenya, uyimenye wabamenye ibyivugo. Ruhame, ni irihe torero wahereye muhamiriza?
itorero nahereyemo bitari rya Saint Aloys ritari irya wararangije Saint Aloys. amashuri cyangwa ukiyiga kwa kundi umwana aba ari mu biruhuko akagira itorero abarizwamo, itorero wahamirijemo ukavuga uti uyu ni iki? itorero nahamirijemo nkumva ko ari njyewe, aho natereye ivi hasi bwa mbere, aho naciriye ivi hasi bwa mbere ryari itorero riherereye hano za Kabuga, yitwaga Inkubito y'Abato. aho nigiye ubutore bwanjye banyigisha kubikunda, ndazamuka. ubu ngubu ndi mu itorero Imanzi z'u Rwanda. uri mu manzi? Imanzi z'u Rwanda rwose. Imanzi ndabaramukije, Tunga ndamuramukije cyane. abamukiza bose. Mukiza ni umuemusi, niwe muemusi wa mbere mu Rwanda, niwe muemusi nigiraho, noneho akagira discipline cyane, akagira imico myiza, ariko ni imfura, arahamiriza cyane, arikunda cyane, ariko ni n'umuntu ukora ibintu byiza. Ubukwe bwose arabufata akabushyira ku mutwe we, ubukwe akabushyira ku murongo. Uzi ko hari umuntu uherutse kumuhamagara turi hamwe, turi kumwe, amuhamagara umwaka utaha asanga yarafashwe mu kwa 11 k'umwaka utaha. Mukiza ni superstar cyane. MC Mukiza ndagukeje, n'inkindi creative rwose, turabaramukije, tuzabasura, ariko kandi nyamuneka mudushakira akantu ko mu nkindi twazana hano mu Mutagara KTV. ni umuntu wari uzi ko akazi yagasezeye akihebera gakondo. ibyo reka ibyo tubirekere inyuma y'amarido, tubireke Mukiza akabigitangaza cyane. Imanzi ko nzi ko zije vuba, imbere yazo wabyinaga burya imanzi zahozeho. Imanzi zahozeho zari Butare, niza zindi zone uyu mugabo Gerimani Murambi narambura. Imanzi zaronye sizo izo ngizo ni iz'i Butare, niho baturutse. Intore zose n'abandi bose biziriwe inaha nk'ibisanzwe. Nabo bageze i Kigali basanga bose barahari, wese kuki tutakongera tukagaruka ku gicumbi cy'iwacu tukaba Imanzi nk'uko twahoze muri Kigali. niba hashya ariko buriya bahozeho. Oya, Imanzi ndazizi Butare, bahozeho cyane, ndazizi, ahubwo ntabwo nari naramenye ko ari za zindi z'i Butare zaje i Kigali, kuko nzi abantu benshi bazihamirijemo, nzi abakobwa bazibyinyemo ndetse banaririmbyemo. Ahubwo Ruhame, ubwo ngize ikibazo cy'amatsiko cyo kubaza ko ufite impano nyinshi mu Manzi, korari irimo kurusha kuririmba ku buryo wahamiriza. Kuki utajya muri korari ngo uririmbe ukajya mu Manzi ugahamiriza? ubwo ukuntu bimeze, nabo ndabafasha nkabafasha mu myitozo, tugakora tukaririmba, kuko ntabwo wakumva ko ufite impano yo kuririmba ngo ubyicaze. Urabimenyereza, ukamenyereza umuhogo wawe ku buryo utazashira, utazazamo umugaga, kuko nabo ku munsi w'urugamba, ho mba ndi mu ngamba nayo ndi guhamiriza. Nyamuneka mutumva umunsi w'urugamba ngo mugire ngo Imanzi ziratera. Icyo gitero cy'Imanzi kiba ari uguhamiriza, niba ari akazi babonye, niba ari ibirori, ni urugamba rwa kwa kundi mwumva ngo intore ziri mu ngamba zirimo guhamiriza. Ntimuze rero kumva urugamba ngo mugire ngo bajya ku rugamba bagafata amasasu cyangwa amacumu, tuba twarakaye. Ariko Imanzi bamaze kugera ku rwego rwiza. Reka twigarukire kuri Ruhame. Ujye uririmba mu mahoteli cyane, ndaririmba. Ugenda nkawe se cyangwa umufite itsinda muririmbana, cyangwa ugenda nk'Imanzi? Bidusobanurira nabyo kugira ngo abanyarwanda bakumve. Uyu mugabo turi kumwe ni umuhanga cyane, ngira ngo mwamwumvise, ariko kandi arakomeza dutaramire hano ku Mutagara KTV. Mukomeze mudukurikire, murakagira Imana. Reka nsubize icyo kibazo. Yego, Ruhame ngenda nkanjye, ntago ngenda nk'Imanzi, ntago ngenda nk'abandi, ngenda nkanjye ubwanjye, nkaba mfite abacuranzi ku buryo igitaramo batambona ndi hagati gato, ariko ni ndasharira. Urasharira, uri igitangaza, urasharira mu ngamba. Umuntu asharirira abanzi, ni ukuvuga ngo aho wahiganwa wabarusha, ariko kandi uyu mugabo akaryoha mu ngamba, ataramira abantu kugira ngo abizihize imitima. Nimwumva asharira rero abarimo
kugaragaza igitinyiro nararakaye ku mwanzi. yego Rero umukunzi wawe cyangwa umuhuje mu ngamba ntabwo umusharirira. ntabwo musharirira Rero navuga gusharira mutaza kumva ko abihira abantu, abihira abo bahiganwa ariko kandi akaryohera abo yizihira. Ruhame, reka twongere duture indirimbo abanyarwanda bakurikiye Umutagara KTV. yego narose nambukura umuzingi rw'akanyaru ngonganirwanda numva ikinsimbiza nshiguka nsimbuka nihobe Rwanda rutunze inka Rwanda rwera imfura ntawakwibagirwa mba nkurogana nibutse Kirima nibuka Rwogera bo barundaze nsanga bakwiriye Rwanda yabaremye ndayibitura nyenyeye nkomeje ndaje sinsibira we nyambo y'izina simbiryisi Ibuganza Rukega Ndugana Kinyaga no mu Bugoyi nabwana Mukari nabyumba by'imfura mbese muraho Rwanda rw'imisozi Rwanda rw'ibiyaga nawakwibagirwa mba nkurogana. Iyo ndirimbo nkayikunda cyane. Iyo ndirimbo ndibuka ijya kumenyekana hari habaye iwacu mu muzika festival muri cya gihe cya covid. Ndabyibuka neza rwose kuko Masamba amara kuyiririmba ndibuka ko yakoresheje imvugo ivuga ngo nuko turatera maze turataha cyane. Akimara kuyiririmba ati nuko turatera maze turataha. Arenzaho nakandi ngo u Rwanda ruratugaya ruti mbese mwangenje muti ko ntimuka ngo mbasange muri kure ni munsange. Urumva yararimo kuririmba ni nka patriotisme iri muri iyo ndirimbo igaragaza ko umunyarwanda ashobora gukumbura igihugu cyane cyane bari mu buhunzi ariko u Rwanda ni iwacu, u Rwanda ni muhira, u Rwanda ni mu rugo kandi u Rwanda ni umubyeyi. Niyo mpamvu buri munyarwanda wese agomba kubimenya. Ruhame, reka twongere tugaruke mu kiganiro. Yego. Taramiye abanyarwanda ariko kuko ibintu byinshi kuri ibintu byinshi ntabwo bibangamirana. Oya, ntabwo bibangamirana. Iyo umuntu aguhamagaye kandi wagombaga kujya mu ngamba n'imanzi tungana na Mukiza barabyumva nta kibazo. Barabyumva kuko urumva nawe twavuze mu kanya ikintu twashyize mu gikari cya kintu twavuzeho hari icyo yaretse kubera iki ariko biri mu ruganda rumwe yaba inkindi yaba n'imanzi byose biri muri gakondo. Ubwo rero nanjye mpamiriza no kuririmba ziri muri gakondo byose biri muri gakondo nta kibangamira ikindi. No kuvuga ngo ntabwo umuntu ashobora kugira ikibazo ngo avuge ati uyu nguyu nshobora kumuhamagara muha akazi ugasanga wenda imanzi zataramye ngo mubure yaboneka rwose ntimugire ikibazo abarizwa mu manzi ariko abayobozi b'imanzi ni imfura cyane ndabazi
Mukiza twamuvuze ndetse na Dr Tunga. Yego. Ni dogiteri buriya ni umugabo ukomeye cyane ntabwo abantu babizi. babimenye. Ni umuganga ukomeye cyane. Umenye Jewe rwose. nagiye kurwaza muri umuna wanjye njya kubona mbona MC Dr Tunga yambaye araza myenda mwita yabo. akagira keya cyane kandi akaba n'imfura cyane. Dr Tunga turamusuhuje cyane. None se Yego. nta munsi uraseba koko ugiye nko kuririmba kuri stage ukumva ijwi riragiye neza neza ukumva urasaraye ukabura uko ubigenza? oya ahubwo ntabwo kubaho byarabaye ariko ntabwo nasebeye kuri stage. ntabwo nasebeye hari ukuntu abantu batarama. icyo gihe hari mu mpera z'umwaka twari turi ahantu burya ikintu atari icyawe se kiba ari icyawe. Ntabwo kiba ari icyawe. twagiye kuririmba indirimbo gakondo bigenda neza. Kagira inkuru. mba ngeze mu ndirimbo z'aba bagenzi bacu bo ku ruhande ziri hano hanze, indirimbo zitari za gakondo. zitari za gakondo. nyigezemo nyitangira neza, bigeze hagati biranga. Gakondo iravuga iti ndakubujije. ndakubujije intwari ko buriya byaranze da intwari byaranze n'amashyengo nari mfite rwose ubira icyuye. we data babawe katukabike. oya n'abanyarwanda bagomba guseka bakakumva. Cyane. Rega buriya ngo ntawe udaseba. ntawe udaseba pe. Ntawe udaseba ariko ikibazo ni uguseba kwa kundi wabigambiriye kandi wipashe muremure wa mugani wa yamvugo. Wipashe muremure. Mu bukwe uragenda ukanamiza nta kibazo. Ntabwo uraseba mu bukwe. Mu bukwe buriya ni urugamba rwanjye. buriya ni urwanjye rwo njya kurugeramo narwiteguye ku buryo duhura data nambaye. Reka nkusetse. Nigeze kuba ndimo kwemusenga muri Golden Garden kwirebero. Bukwe bwiza rwose. Inshuti yanjye twari turi mu gihe cyo gutanga impano. Ngiye kumva numva ijwi riragiye. Mvugira muri mikoro ariko amahirwe nagize navugiyemo namaze guhamagara. Urabona kwa kundi uhamagara abantu batanga impano mu buryo bwiza, uravuga uti wenda Ruhame aze atanga impano, warangiza ukavuga uti mu gihe Ruhame yakira impano ugateguza undi uri bukurikireho. Amahirwe nagize nari namaze guteguza uri bukurikireho. Ngiye kongera gusubiramo ngo muhamagare. Baba data we ndavuga nikambayeho koko uyu mwuga ko ntunze ijwi ryanjye riragiye mbaye ufite ubumuga bwo kutavuga. Abantu bari bandi ruhande baba barabibonye barirukanka banzanira amazi. Nywa amazi numva akayaga akuka katangiye kugaruka. Rero nyamuneka nikoroshye Imana ikumve ijwi ntirizagenda naho ryarye. Reka tuyishimishe nayo. Nitwibare. Taramira abanyarwanda. Rega buriye muntu yimushimishije ubushimishije n'Imana. Dushimishe Imana dutaramira abanyarwanda. Byose. Twabataramira ariko reka tubataramire. Yego. Niba uhoraho ari amahoro yawe, niba uhoraho ari ibyishimo byawe, ikomeze inzira watangiye wicika intege, wahisemo neza Nyagasani muri kumwe mu buzima bwanjye bwose nziringira Imana, nimbona ngiye gutsindwa nza mbaza Imana, niyo nyir'ubuvunyi niyitanga imbaraga, kuko namenye ko inkunda nzajya nyihungiraho niyo mukiro. Niba uhoraho ihari amahoro yawe, niba uhoraho hari ibyishimo byawe, komeza inzira watangiye wicika intege, wahisemo neza
nyagasani muri kumwe. Iyi ndirimbo ikaba nziza. Iyi ndirimbo umuntu uyiririmbye mu bukwe urabizi ko ari byo byacu tubuhoramo cyane. Uzi ko imbamutima z'ababyeyi uzibona banicaye pe, kandi ubundi iyo tugiye kubahagurutsa biratugora, ariko iyi ngiyi irabihagurukiriza cyane, irabarembuza ikagira icyo rwose Ati ababyeyi bagahaguruka. Ariko kandi iyi ndirimbo ikaba nziza, tunashimire n'abantu bayiririmbye muri gakondo. Josh rwose tugushimire, warakoze cyane. N'abandi Iganze Gakondo Iganze, indashyikirwa cyane, indashyikirwa cyane. Rega wambwiye ko uwa 2014 wari waramaze kugera muri iki kibuga, ngo ndimo ndakubwira amazina akujije cyane. Indashyikirwa cyane, mw'Afrika kabasha kuyitera, mw'Afrika kabasha kuyitera. Masamba cyangwa Ruti, oya buretse Masamba cyangwa Muyango? Muyango. Muyango. Muyango cyangwa Ruti? Ruti. Ruti cyangwa Jire? Ruti. Ruti cyangwa mw'Afrika? Ruti. Ruti cyangwa Mpano Ryan? Ruti. Ruti cyangwa Ruzima Biri? Ruti. Ruti mu ngeri baririmba wamusoma ndera cyane nkubita ibimburi z'ibigango. Rudakangwa mukuzi cyaha. Rudakangwa mukuzi cyaha, igihangange cyane, turagukeje. Wumvise ko Ruti rwabaye urutaha ngaha cyane. Reka tumuha amashyi Ruti. No kuvuga ngo Ruti ni kuri top ubu ngubu. Ruti. Ruti ni role model wanjye. Ni role model wawe. Iyo mureba hariya ndamwizihira nawe ndabimubwira. Iyo nagize amahirwe yo guhura nawe ndabimubwira nkamwizihira cyane cyane. Buriya kugira ngo uzagire ikintu ugeraho nuko arawugire urebera icyitegererezo cyane rwose. Ni icyitegererezo cyanjye mu bijyanye no kuririmba pe. Araririmba uretse ko nta muntu utamukunda. Ubwo umuntu udakunda Ruti wamusoma ndera sinzi pe, gusa ndamufana bitarabaho. Hari umugabo witwa Nyakarashi, ndamubona afite gahunda yitwa tubasange dutarame cyane, njye nyijyamo. Ujye uyijyamo cyane. Ikibazo se cyanjye kukiriye wakibaza. Ni ukuvuga ngo yaragusanze cyangwa waramusanze uramwegera aragutumira kugira ngo ubone ubutumwa bwo kugana muri tubasange dutarame bwaturutse kuki, bwaturutse kuri nde, kugira ngo ugereyo hariya hantu, ko hariya hantu ni heza. Nubona bateye intambwe bageze muri tubasange dutarame nuko hari icyo ubufite. Hari hahurira abahanga. Yaransanze icyo gihe kuri page yanjye ya Instagram. Na postinze indirimbo z'inkotanyi, nk'undi inkotanyi. Undi inkotanyi buriya nyuma ya Ruti haza inkotanyi. Nk'undi inkotanyi cyane, naririmbye indirimbo y'inkotanyi. Arabikunda, aranyandikira arambwira ati komereza. Buri muntu uzaguha courage umukunde kubi cyane rwose. Arangije arambwira ati komerezaho. Anyereka na gahunda bajya bagira ndi gutarama. Arambwira ati ubona wakizira kuyizamo. Ndamubwira ati intwari si ibyo mbwiriza, ndahabaye. Rero buriya turata kandi nigiramo ibintu byinshi buriya cyane rwose. Duhuramo n'abandi tubona ku ma televiziyo, ku ma YouTube. Ikindi cyo nabonye hariya hari ababyeyi baririmbye ziriya ndirimbo baba bahari ku buryo banonosora noneho imvugo cyane. Hari abashuti banjye ntabwo ndi bubavuge, ariko bajyaga baririmba ngo urandindira kabiri rero mwana wanjye undinde, urandindira kabiri rero mwana nkunda undinde mwana wanjye, undinde ndate dore sindora neza undinde. Iyo ndirimbo uretse kwizihirwa ariko nawe urizihirwa. No kuvuga icyo nashaka kuvuga, impamvu tubasange dutarame ni ingenzi mu buryo bwinshi, ariko giye hari icyo nakuyemo, kwegera bariya ababyeyi tukamenya ziriya ndirimbo noneho amagambo y'umwimerere yazo. Kuko aho ngaho uko kuntu mvuze ngo urandindira kabiri, urumva umuhanzi yararirimbye ngo urandinde iba kabiri, ariko kubera ko tuyumva ntidusanga umuhanzi, kubera ko tutaba twabonye uburyo bwo kumugeraho, hanyuma twayikunda kandi biranga gakondo tunabashimire kuko turaziririmba kenshi indirimbo zitari izacu. Ubwo ndimo kuvuga abahanzi ko njye ntabwo ndirimba, noneho tukaririmba amagambo tutigeze dusobanuza ngo tuyumve neza. Ugasanga nyine umuntu araririmbye ati urandindire akabiri, kandi umuhanzi yararirimbye ngo urandinde iba kabiri.
ndinda mubyeyi na ndinda mwana wanjye. Rero tubasange dutarame. Yewe nigeze gusura umubyeyi Ngombwa Timote, abahungu twari turi hamwe baramuririmbira, birangira abakosoye aravuga ati hano twaririmbaga dutya, ntabwo amagambo twaririmbaga ari ayo ngayo. Nyakarashe rwose komereza aho, urimo gukora umurimo mwiza mu guteza imbere umuco, ariko kandi by'umwihariko indirimbo. Nyakarashe ni umuntu w'umugabo. Wavuze ko kundi Inkotanyi, reka dukotane. Dusigaje igihe gito, reka turirimbe indirimbo nk'Inkotanyi, hanyuma mu kanya gatoya twongere tuganireho tubazo twa nyuma, maze tubone turirimbe noneho indi ndirimbo yanyu muri buhitemo. Reka dukotane. Inkotanyi n'ubuzima. Mbega urugendo rurerure, inzara n'inyota ndi ku nzira, imvura y'amahindu ntari bubone inzu, nkibaza icyana nacumuye mu Rwanda, nabaye igicibwa mu gihugu. Ubugome bwawe burarengeje, wabonye duhunze uti sinshizwe, utanga amafaranga ngo batumarireyo, iyaturemye ikinga amaboko, kugeza na n'ubu tukiriho. Umukwacumu intwari turambuka, ubonye dutambuka bya kigabo, ufatiye Zayire ujya guhuruza, ujya mu Bufaransa no mu Bubiligi, ngo uti mu Abazungu ndarwokoye. Bukeya abazungu bahageze, ngo ubwo kamanda wacu akomeza akazi ke, mu minota mikeya rurambikana, umwana w'umuzungu atangira Igifaransa ati Ahmed Inkotanyi sonkuhaje. Bukeya bahinda mu gihuru, bahurura n'indege na bya bimodoka, arapiye ibibonye wituma arapigi, ucitse ku icuma yabangira ingata, ati singiye kwicwa n'Inkotanyi. Reka tukubwire uko dukora, mu Bubiligi wirirwa niho dukorera, ibiro bikuru byacu biri i Kigali, nawe ibyitso byacu nibyo musangira, ureke bariya wabeshyeye. Iyo ndirimbo ikaba nziza cyane. Reka itume nsuhuza Arouette, intore cyane umubyeyi Arouette uyikunda. Abantu bajya bamuserereza ngo ni Kayirebwa ugezweho, Kayirebwa w'iyi generasiyo ukikiragana. Aririmba. Hanyuma kuva dutangiye ikiganiro kugeza amagingo ye, nta ndirimbo yawe waririmbye kandi ibi bintu bisangiwe n'abantu bo muri gakondo cyane. Amaherezo ni ayahe? Indirimbo suko ntazifite, ndazandika nkazishyira ku murongo, kuko buriya mu byo nahereye mu kivugo nubwo kitararangira neza, gusa indirimbo zo zirahari. Kiba kibura ni ubushobozi bwo kuzishyira hanze, ariko ndizera neza nashidikanya yuko igihe kizagera. Ndakuvuga ngo indirimbo urazifite, warazanditse, ariko ubushobozi bwo kujya muri studio buracyari hasi cyane. Wazasanze umugabo witwa Manzi producer ko afasha abantu ba gakondo, ni umuhanga kandi yuje urugo muri gakondo, arakubwira ati ndeka ngufashe. Ntabwo ari ubuntu, ariko hari duke, ariko icyo washatse kuvuga nacyumvise, ngira ngo n'abanyarwanda baracyumva. Hari umuntu wakunze uyu muntu, nyamuneka akanyenyeri karemewe rwose kugira ngo dukomeze dutere imbere. Akazi mu bukwe karemewe kugira ngo dukomeze dutere imbere, duteze imbere gakondo. Ikibazo cya nyuma, wumva wifuza kugera he noneho, wenda duhereye no kuri ibyo ngibyo byo kuba ubura mikoro kugira ngo utere imbere, wumva ari nk'iki wifuza, n'iki wasaba abanyarwanda cyangwa umuryango mugari wa gakondo kugira ngo ugufashe mu buryo bwo gutera imbere? Murakoze. Ahantu nifuza kugera
muri uru ruganda rw'umuziki wa gakondo, mu by'ukuri gakondo nahera mvuga ko ari nziza. Mu kuba nziza rero bigatuma uyizihira, kuko buriya hari abantu babikora mu buryo bubiri butandukanye. Hari abaza batazi. ubwo ko waje byumvikanye, waje uyirimo koko unayikunda. Naje narakaye uri nkanjye, kuko uko niyumva muri aka kanya byo byonyine bigaragara yuko hari ikimaze guterwa imbere bitewe no mu ntangiriro kugeza uyu munsi. Ubwo nkahera ko nifuza ko uko nibona aka kanya hari icyizere. hari icyizere imbere yanjye, ndifuza kwibona nka Ruhame, ndi intangarugero y'undi muntu uri inyuma yanjye, nk'ukuntu Ruti Joel nawe akubera icyitegererezo ku buryo nawe uzateza impano yawe imbere, ariko kandi ugateza n'imbere abayikunda kugira ngo bakwigireho. kuko urumva ibi dukora hari ababanje kubikora, bagenda babisigira bakuru bacu, basogokuruza, tugenda n'inyuma yanjye. Ndifuza yuko ibyo nasigiwe nazabihereza n'undi mu gihe byaba byakunze. Iyo uririmbye ugapostinga kuri Instagram, ninde muntu wumva ushobora guhita utaginga kugira ngo abibone? Ntaginga abantu batatu. Ntaginga Ruti, nataginga Muyango. Muyango we uramubyera nankundira akamentioninga, ashyira kuri stories ziwe. Uwa gatatu ni Masamba. Wazongeyeho uwa kane? Uwa kane wazongeyeho umugabo witwa Mwene Gihanga. Ntumuzi? Sindamubona. Wazongeyeho se Nyakarashi? Nyakarashi w'umwongeraho. Ubwo rero abo bantu batanu bose turabashimiye. Ndamushimiye. Abo bantu batanu turabashimiye, mukomeze mufate iry'iburyo banyakugira Imana. Iryo higa rwose ntirizanyeganyege, muteze imbere abana. Niba bamentioninze kugira ngo mubafashe gukoresha platform yanyu, nyamuneka nimubemerere kugira ngo mubahe morale. Morale ntabwo ituruka kuko baje ngo muhure, kuko rwose murahuze, ariko nibura babamentioninze ukumva umwana afite impano abasha kuririmba neza, mugeze ku karubanda. Reka mvuge ku karubanda, ugeze ku karubanda amenyekane, kandi murumva ko babashimira. Mwakoze cyane rero. Nkundira dusezere, hanyuma mu kanya gatoya tubasezere n'indirimbo. Abakurikira Umutagara KTV wabo w'imyidagaduro gakondo, rwose mukomeje kudukurikirana, turabashimiye. Mwakoze kubana natwe muri iki kiganiro. Twari hamwe n'uwitwa Ruhame, akaba intwari cyane, umwana w'Ikabuga, ariko Ikabuga ko hino mu mujyi. Reka mubature. Sezera abanyarwanda mu magambo make, hanyuma kandi tubature indirimbo, tubaherekeze neza, tubanyura imitima. Murakoze cyane. Eringe Ruhame, ndi Rugaragara, ndi Ngabo rwa Ngarambe ingangare, narahamye cyane. Nabashimye cyane, nabakunze ariko ku Mutagara KTV nabakunze cyane bitarabaho. Uburyo mwanyakiriye bwo ni busanzwe. Ubwo nibiba ari ibikunda tuzongera duseruke. Idasubire bayita cyumya cyane. Reka noneho tureke kumya abanyarwanda, basusurutse imitima, twongera tubature indirimbo tunabasezera. Yese mwiza wanjye nza kubona ryari, nk'urukumbuzi kari rwinshi, ibyishimo nzagira ninkubona, bizamara irungu n'ishavu. Ngwino shenge tubane mu rukundo dufitanye, ngukwanga wese aba yikoze ubusa, utagukunda kundi iki, ko ntakiriho na gito ngo icyasa nawe mubiriho, ngereranyije n'uwo nikundira, ngusa n'uwampaye izina. Kubaho k'umuntu n'ugukundo ndenge, nkundira nkukunda inshuti, ahasigaye shenge twibanire,
twubaka ishami nk'igiti ngwino shenge tubane mu rukundo dufitanye nk'ukwanga wese aba yikoze ubusa utagukunda akunda iki ko ntakiriho na gito cyasa nawe mubiriho ngereranije n'uwo nikundira nkusa n'uwampaye nawe. ahubwo rero uriya mukobwa yitwa Snow Ella, ndamubona wabonye ukuntu hizihiwe cyane bitarabaho. ubundi yitwa Chance, ndamubona cyane. wabonye urumuri yaduhaye hano cyane. wabonye ziriya kamera 6 ziri hariya, ndabibona. wabonye ukuntu yazitayeho, Ibyo ni igitangaza ntabwo kandi musanze. nasanze akunda gakondo cyane. reka tumuhe amashyi. turagusuhuje nyuma ya kamera rwose, credit wa mugani wa rwa rurimi hariya, credit buriya turagushimiye byumvikanye ku buhanga bwe. reka dusoreze aha ngaha rero, dushimire abakurikiye Umutagara KTV iwabo imyidagaduro gakondo. Nitwa Kamanzi Nduruzira Makengo rwa Mugenza, nkaba umushumba w'urugamba, nk'umusore ndamutsa ziratanu wa rubera nzira. N'igihe tuzajya tubana aha ngaha mwakoze nk'aba MC waciye ibintu mu bukwe bwa kinyarwanda. Hanyuma kandi Ruhame wamusanga kuri Instagram, kuri platform zose, maze tumufollowinge, tunakurikire ibihangano bye cyane ko ajya ashyiraho arimo kuririmba, turebe n'ubuhanga bwe. Mwakoze cyane, murakagira Imana, murakagira inka, murakagira abantu, ariko kandi u Rwanda rusumbe byose nakagaruka.